Muammar Gaddafi, ubuzima, amateka, kugeza abaye umuperezida w'igihugu cya Libya ndetse iki gihugu akakigira nka paradizo. Ese ubundi Muammar Gaddafi amateka muvugaho iki? Nifashishije ibitangazamakuru bigiye bitandukanye harimo Wikipedia, The Guardian ndetse n'ibindi, nabonye uyu mugabo ntakwiye kumurenza ingohi. Uyu mugabo wabayeho mu mateka y'isi akaba umuperezida wo ku mugabane wirabura wari uteye ubwoba. Mu mateka y'isi hari abayobozi benshi bagiye bagira ubutegetsi budasanzwe. Muammar Gaddafi yari umwe muri bo. Yavukiye mu butayu bwa Libya, aba umusirikare aza gufata ubutegetsi mu buryo butunguranye. Uyu niwe muntu wayoboye igihugu cya Libya igihe kinini kuva mu mwaka w'1969 kugeza mu mwaka w'2011. Iyi ni imbuga ngari y'ubumenyi, ikaba igicumbi cy'ubumenyi, ikaba buri kimwe cyose utarumva ahandi ugasobanukirwa byinshi bicanganye mu matwi yawe. Nge ndi Yoshida Muvi Rwanda, nguhaye ikaze. Ese amavu n'amavuko ya Muammar Gaddafi ni ayahe? Muammar Gaddafi yavutse mu mwaka w'1942, avuka mu kwezi kwa Kanama ku tariki 7. Yavukiye mu muryango w'aborozi b'inka ndetse n'ingamiya. Yakuriye mu buzima bugoye, ariko yari afite inzozi zo kuzaba akaba umwe mu bavugira rubanda cyangwa se akagira abarenganura. Mu buto bwe yize amashuri ya gisirikare, aho umwe mu basirikare bato bagize igisirikare cya Libya. Ukuza ku butegetsi bwa Libya byatangiye mu mwaka w'1969 ubwo umwami Idris wa mbere wa Libya yari hanze y'igihugu. Gaddafi n'agatsiko k'abasirikare bagenzi be bahiritse ku butegetsi uyu mwami Idris. Muammar Gaddafi yahise atangaza ko igihugu cya Libya kibaye repubulika, maze Gaddafi ababaye mu buyobozi mushya cyangwa se perezida wa mbere w'igihugu cya Libya. Yatangaje ko azubaka iki gihugu kigendera ku mahame ya gisosiyaliste. Ese Muammar Gaddafi ni iki yakoze ku buyobozi ubwo yayoboraga igihugu cya Libya? Muammar Gaddafi yakoze impinduka nyinshi mu gihugu: ubukungu, uburezi n'imibereho myiza y'abaturage. Mu bukungu yafashe peteroli y'igihugu ayishyira mu maboko ya leta, bituma Libya iba igihugu gikize. Mu burezi yubatse amashuri, amavuriro, bituma ubuzima bw'abaturage bumera neza. Imibereho myiza y'abaturage, yatanze ubufasha ku baturage, anatanga inkunga ku mitwe y'inyeshyamba mu bindi bihugu. Nyamara ubutegetsi bwe bwari bushingiye ku gitugu. Yatsikamiraga abatavuga rumwe nawe, agashyira muri gereza ndetse abandi akabica. Ese Muammar Gaddafi umugambi wo guhindura Afurika wari uwuhe? Reka nabyo tubirebere hamwe tumenye byinshi ku mugambi Muammar Gaddafi yari afite. Gaddafi yari afite inzozi zo kuzahuza Afurika ikagira ifaranga rimwe n'igisirikare kimwe. Yatanze inkunga kuri buri muyobozi ndetse no ku mugabane wirabura, umugabane wa Afurika, ariko ibyo byatumye benshi bamufata nk'umwanzi. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane Amerika, Ubufaransa, byatangiye kumufata nk'umwanzi cyangwa se umuntu ushaka kubangamira inyungu zabo. Byatumye uwari uhoze ayoboye igihugu cy'Ubufaransa amwijundika, bituma bamurwanya. Ese uyu muperezida Muammar Gaddafi wanditse amateka, ubundi iherezo rye ryarangiye gute? Muammar Gaddafi mu mwaka w'2011 ubwo inkubiri y'imyigaragambyo ya Arab Spring yageraga muri Libya, abaturage basabye ko ava ku butegetsi. Yanze kuva ku butegetsi, maze intambara iratangira. NATO yatangiye gutera Libya, ifasha abarwanyaga Gaddafi. Mu Kwakira mu mwaka w'2011 Gaddafi yarishwe, yishwa kuwe mu mwobo, ndetse yishwa n'inyeshyamba zo mu gihugu cya Libya, ndetse yaje kwicirwa mu gihugu cyangwa se mu mujyi yavukiyemo witwa Sirte, ni naho yaguye. Ese Muammar Gaddafi ni iki utamwibagirwaho, iki wamwibukiraho mu mateka y'isi? Muammar Gaddafi yasize amateka akomeye muri Libya ndetse no ku isi nzima. Yateje imbere ibihugu ndetse n'igihugu cye, ariko ubutegetsi bwe bwari bukaze. Nyamara Libya yatewe n'akajagari, na n'ubu ntiragira ubuyobozi cyangwa se umuyobozi uhamye. Ubuzima bwe buracyavugisha benshi, bamwe bamwibuka nk'intwari, abandi bakamwibuka nk'umunyagitugu. Gusa mu gusoza, Muammar Gaddafi ikintu yakoze kidasanzwe, yari umuperezida warindwaga n'igitsina gore gusa.
iyi video wayikunze kanda subscribe kugira tujye tubona video zigiye zitandukanye, ndetse ukanambwira ukandika igitekerezo ku bandi twajya dukoraho amateka yabo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twajya tuganiraho. Ndi Yoshida Movie Rwanda, ndagushimiye cyane. Hasta la vista.